ese petit frère mbona amatariki yo gutangira yageze byiteguye ute Garafresh nazajya ku ishuri ntubonye shere wanjye shere wawe byakunda rwose naho imyaka biteze zigikundana mwana nabonye cyane ngana gutyo cyane dore ndabona ejo bundi muzatangira ku itariki 20 tariki uyu munsi turi 15 ese waneje se ku mayinite ugiye guhamagara ariko menshi ndabanza mvugishe nyine cyane numve ko cyazanakaraho nyine nanjye agisezera ngiye ku ishuri ese urakomeje uriseriye isereye cyane icyana cyozo biri kubimbwira kanze mfashe hano phone bimbwire neza usigaye ikundana cyane cyane se cyitwa Tesi yiga mu kangahe se umwana yarayasoje kandi uracyakomeje kwiga cyane ariko ndamwemera ma anarire ku ishuri maze kubera we cyane rwose ayabitekereza reke gukundana ese urone ibyo bintu uzabishobora kwiga no gukunda umva Garafresh mubwire ndamukunda kandi cyane ntabwo nkubeshye kandi akabana bo mwagiye bari uzi ko njye nasoje kwiga atazi gukunda n'icyari cyo we ko wicaye aha ngaha n'ubundi si twirirwana ese kuba twiga nako narasoje aricyo urabonye n'icyana mw'ubu mw'iminsi hari ukuntu bari kuzigenza ababyeyi baragowe yamuvuga mutaga saa moya umwana mwagiye gutarasa twebwe wasangaga bugariye ahubwo nta nubwo byanakunda ko naragera mu rugo saa 12 nuko viya babivuga kubera mwana ahubwo urani n'ubufu mwana ufuke ni viya bari kuzana cyane ngo saa 12 ngo mu rugo rwe ugomba kuba icyo nakubwira rero petit frère inama nginje ko ndakumva gafe ibintu byo gukundana bireke gose urumva amashuri yakomeze neza witonze kuko gukundana nta mushinga urimo bakubwire rero wabwo nusoza kwiga cyo ngibyo gose uzabiboneye agahushye umva nkubwire rero Garafresh singukunda sobizi ariko nishuri narireka kubera icyo cyane natakayemo akintu ziko cyo kubona agapeti twikanaga mani baze nubwo najya ku ishuri naramubona ntabwo najya ku ishuri ntaramubona akana twiganaga kakundanye nkuko ngo kugura urukundo umuntu ufite wowe urukundo ruzagusaza akana karasibira peti nyine kakundanaga umuntu wiga hasi karasibira kugira ngo biga aya ntabwo nge nasibira n'ubwenge ahubwo Garafresh nyitiriza telefone nihamagare mu bebe mwana ayerebwe na nigende cyangwa bano urukundo ruzagusaza kanze ngo tizo utazambwira ngo waboze byose kanyihera phone mwana ngahe ndagenda ariko sinzi baye mwana ahubwo bikanigenda kwihera mu bebe naya ku mwana ubizirikana utibuka bite isamo bebe meze neza kabisa nuko nayo mukumbuye ntabwo uzinjye rero ahubwo bari bagiye kunyohereza ku ishuri tutabonanye ibaze se ubwo wagenda tutabonanye kuko nabahakaniye nababwiye ngo n'ishuri nareka kubera ukuntu gukunda mva noneho sinzi ko nazongera kugira amahoro usubiye ku ishuri tutongeye kubona nanjye nari nayabuze ari njyewe aho siko telefone yawe nayihamagaye nkayibura ese shara uvugisha ukuri ubundi urankunda cyane bimwe byanyu ndagukunda kandi cyane rwose ngabinyereka niba unkunda mo bebe ndagukunda ntabwo ngewe wabyumva urukundo rwanjye ndagukunda nzahora ngukunda nzagukunda igihe cyose ubu ku ishuri nta bandi ufite mukundana ntabwo nanabikora ngewe rwose ukuntu mba nkubona mbona unca inyuma ntabwo umva nkubwire ntabwo nguca inyuma nta nubwo nzigira nguca inyuma wa mukobwa se mwakundanaga wese uriya ko byarangiye kariya ni akana mwana narabireka mbyizera ariko njye niba ari ukubera wenda mvuga ngo kubera wize nyine mba mbona wagira n'ubwenge bwinshi byo kuba wanca inyuma bebe tuza urumva wumve ko ngukunda kandi cyane nta kibazo nase wari ugiye hehe se cyane nje kukureba ahubwo ariko niyo mpamvu uvuga ngo ugire imitwe kuko ko waruje kundeba nje kukureba nuko duhuye naguhamagaye ndakubura bikwereka se ko naguhamagaye nkakubura sheri ndumva nishimye naguhamagaye ndakubura nase wamamagaye sanga ndabibonye koko wa none si ubwo ngo urabona nakubeshya umva ndishimye n'ukuri ntabwo wabyumva
Bote pe. Ndagukunda kabisa. Nani ndagukunda. Rero mu rugo nyine bari bantumye hano hirya reka ngere urabona ko utanageze no mu rugo kandi mu rugo bari bantumye. Okay, nta kibazo ubwo turaza kongera guhuza. Tuzajya kwiga kuri 20 tuzaba twongera duhure nareke. Okay, ntacyo. Sawa nareke. Sawa. Sawa urakoze neza. Nari binyine ubwo ariko ibiziyanda ya. Unguki? Ndaje nguvugishe mu kanya nari. Uvuze nguki? Salama. Ngo ngende indaya. Let me tell you something. Ako sister. Nge ni ikintu nangira ubwo bwabungana nkawe. Indaya ni indaya. Umuntu nkawe wize kaminuza akayisoza. Ni gute wirirwa yambitse? Ase wagira kubyuka utera imyaka mu muhanda. Ni gute wirirwa yambitse? Ubu ngiye urareba gusanga ndi indaya. Umuntu w'inkumi kweri. Gise birakureba. Bebe. Ubundi subwo bikureba hehe? Mana yanjye. Ko kameze. Bego ubwiso bubi gusa. Ubwiso bubi. Nge ubu bwa nkawe ngiye ntabwo njya mu kimeze nk'ibyanuza. Izi direde urabona zihagaze ngahera. Izo direde zihagaze ngahe? Ayo zihagaze yo nago bindeba ariko reba zikugera mu mugongo wambaye ubumini ubwo se zikumariye iki? Zikumariye koko. Waragiye uritukuza mu isi gavoka ngo muri itukuza. Reba wahindutse nk'urunyanya rwaburiye mu ntuza mu gishanga mbega. Umwari nkawe nagaruka ngo ko yagakwiriye kuba yamba. Bose urumva wasoje kuvuga. Numva nasoje. Hagara hamwe ndacyakubwira. Reka mbanze nkubaza. Iwanyu bakwishyiriye amafaranga ya kaminuza. Twe nk'urubyiruko banze urebe ibintu urimo uratwereka. Kuba mu rugo bakwishyira amafaranga ya kaminuza wangize ukiga ugahita uyoboka uburayi. Mu rugo iwanyu? Iwanyu niho mvuga. Narinzi ko ari iwanyu. Bibaye ngombwa haba no kwa data. Asubundi kaminuza yari he urayazi? Yari he urayazi. Kuba yari ha ibyo si ikibazo. Ahubwo ikibazo ni ukuba warayikoresheje bidakwiye. Reka ngubwire rero wowe ikibazo ufite kwanza. Uwo mutwa harimo 0. Ubu urumva washyushye bega. Uwo mutwa harimo amazi. Mama, urabona umutwe nikoreye amazi. Urabona nikoreye amazi. Harya ngo wowe warize. Genda umunyeshuri ngeze mu wa 5 wanjye. Uri umunyeshuri ukabyukira hano kwibarabara uri kugenda uvuga ubusa. Nago ndi hano nago ndi kwibarabara ahubwo kwibarabara niho ugiye wowe. Uri ikigwari. Wambaye gutyo ugiye gusenga. Nibo bwa mbere mbonye akapa kagasore kangana nkawe. Nibo bwa mbere nkabonye. Banza nsubize ugiye gusenga. Tubimenye. Harya ngo ugiye gusenga. Uri makangaye hari? Nago hakureba. Ariko icyo tuzi wize amashuri y'ubusa yakumariye ubusa. Nta kintu akumariye. Nge ndumva nana gahunda yo kwirwa mvugana nawe ndi kubona uri ikigori. None kuhagaze uri kuvugana nanjye. Ndikubona uri muraruka uri kurukambwa. None kuhagaze uri kuvugana nanjye. Wowe se mpamvu numva ubugoryi ufite kandi umbwira ngo uri mu gatatu. Ubugoryi ni wowe ufite ubugoryi. Uzinduka mu gitondo. Ikanga wakigoryi. Ayigura yose. Uyakura ni mu bagabo n'ahandi. Umunwa wawe ugeze nk'unuza nk'urunyanya rwahiye. Kimeze. Izi makeup se nitera urazingurira. Makeup. Urazingurira. Izo nasidi uba wishushanyaho. Umunsi umwe zizakwereka. Ibi boda biri. Ariko reka manze nkubaze nuko ngo kuba winyegera. Abara. Nunyegera. Ngira amahane nagukubita bakurenzo hano kino gipangu kukibona. Nakikurenza ukagenda kugira hano. Akwagireka kubeshya. Rebera no kurwimana rebera nk'ibi binazi. Ibi ngibi se? Tumuka mva imbere. Gabanza nyine tumuka. Amafaranga bigurura yazo. Tumuka mva imbere. Urukumva? Nubone uri kuntera umwaka kanigendere niseseme ubundi wiborosheje. N'ubujipo bubi. Baba. U Rwanda rugize ishyano.